Muraho mwese, amazina ni Nyirahategekimana Eugenie, nkuko bisanzwe channel ni Eugenie Family. Ndabakunda cyane, muranshimisha mbese. Harimwe abakunda ijambo ry'Imana cyane ariko bakanabinyereka, bakabimbwira, biba ari byiza. Gusa icyo umuntu yakunze ajya ashyiraho na like, ko hari ukuntu abantu bambwira ati twabikunze, ariko nkabona abakoze kuri like ni bake cyane, ntago bangana nk'ababimbwiye. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Ariko mbere yo kumva ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge. Turagushimye Data twese uri mu ijuru, tugushimiye uburyo Imana ikiranuka, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ubane natwe muri uyu mwanya wose, ijambo ryawe tugiye kwigura dusobanurire mu izina rya Yesu. Tugiye kurebera hamwe amagambo aboneka mu gitabo cy'urwambere rwa Samweli. Igice cya mbere turakivugaho mu ncamake, igice cya kabiri tuvugeho mu ncamake, igice cya gatatu turasoma imirongo mikeya guhera ku murongo wa mbere tugezeyo naho ku wa 4. Aho ngaho batubwira igitekerezo cy'umugabo w'iramatayimu mu misozi ya Efurayimu. Uwo mugabo yitwaga Elukana, akagira abagore babiri, umwe akitwa Penina undi akitwa Hana. Penina yagiraga abana, ariko Hana we ntabwo yari yarabyaye, yari ingumba. Iyo dukomeje muri icyo gice batubwira ukuntu bajya gutamba ibitambo, Penina akabasha kumutambirira we n'abana be, ariko Hana kubera ko yamukundaga cyane akamutambirira kabiri. Ni ukuvuga ngo nubwo adafite abana ariko agashyiraho n'undi mugabane wa kabiri, akaba yamubwira ati ni nkaho nawe ufite umwana, humura komera, ni nkaho nawe ufite umwana. Nuko ku bana rero nabo bagore babiri ntabwo babanye neza. Ufite abana yishongoraga kudafite abana, akajya amubwira amagambo amukomeretsa cyane. Mu gice cya kabiri batubwira uburyo Hana nawe yafashe agahinda ke akajyana mu nzu y'Imana, arasenga afite umubabaro, ariko ngo yasengaga ngo avuga ijwi ridasohoka. Hari insengero zimwe akenshi usanga babwira umuntu ati muvuge cyane, ni byiza, ariko isengesho risenzwe umuntu atari kuvuga, we n'Imana ye ari kuyibwira rwose nta jambo uri gusohora. Iryo sengesho bigaragara yuko ntabwo bigaragara, ahubwo umuja w'Imana umwe wagiye igira amayerekwa yagaragaje ko iryo sengesho na Satani atajya rimenya. Ni ukuvuga ngo ibyo tuvuze Satani arabyumva, akaba yafata n'iya mbere yo kubirwanya, ariko iryo sengesho ridasohora ijwi ni iryawe n'Imana n'ibibazo byawe. Niko Hana rero yabigenje, yaragiye asuka agahinda ke, amarira ye, arazenguruka inzu yose, urusengero rwose araruzenguruka, ari kuvuga iminwa idasohora ijwi. Nuko umutambyi Eli aramureba aravuga ati se uyu muntu ntiyasinze? Aramwegera amubwira ati wa mugore we, uzageza hehe isindwe ryawe? Undi nawe aramubwira ati oya, ndi gusuka umubabaro wanjye imbere y'Uwiteka. Akomeza abwira Imana ati rwose nuramuka umpaye umwana nzamugutura. Uwo mwana Samweli yakoreraga Uwiteka imbere ya Eli. Turi mu gice cya gatatu ku murongo wa mbere. Icyo gihe ijambo ry'Imana ryari ingumi, nta kwerekwa kwari kweruye. Eli yari amaze guhuma atakibona neza. Icyo gihe mu maryama ajya ku buriri bwe. Uwo mwana Samweli yakoreraga Uwiteka, akaba mu nzu y'Imana. Yari aryamye mu rusengero mu nzu y'Imana, aho isanduku y'Imana yabaga. Ku murongo wa 3 niko batubwira. Ku murongo wa 4 baratubwira ngo
nuko Samweli yumva ijwi rimuhamagara riti Samweli Samweli, aritaba ati karame, vuga ko umugaragu wawe nguteze amatwi. Ariko ntabwo yamenye yuko ari Imana iri kumuhamagara. Dukomeje, yarabyutse ajya kureba Eli, aramubwira ati ndakwitabye. Eli aramubwira ati ntabwo ari jye uguhamagaye, subira kuryama. Niwongera kumva iryo jwi uvuga uti databuja mbwira kuko umugaragu wawe nguteze amatwi. Samweli rero nk'uko yavutse mu buryo bwabaye w'isengesho, yageze aho mu nzu y'Imana akorera Imana neza. Abahungu ba Eli bakoze nabi cyane, ndetse ibintu banakoze Imana yaje kubahana, ariko Samweli yakoze umurimo w'Imana neza, awutunganya neza, mbese ahesha Imana icyubahiro. Natwe rero ababyeyi tugomba gutoza abana gusenga, ukamujyana mu nzu y'Imana akamenya ibibera mu rusengero, akamenya izo ndirimbo, akamenya ibyo bibwirizwa bihakorerwa mu rugo, hakabaho gusenga kugira ngo abana bamenyere ijambo ry'Imana, kuko icyo umwana yamenye akiri mutoya aragikurana. Noneho natwe dukuze hari ibyo twamenye turi batoya, abagiriwe amahirwe yo kumenya Imana bakiri abana, cyangwa se abayimenye bakuze nabo, ibyo byose wamenye bikoreshereza Imana neza, ubigemo neza, kandi Imana izajya ibiguheramo umugisha nk'uko Samweli Imana yabimuhereyemo umugisha, ndetse umurimo w'Imana nawo ugatera imbere ku bwa Samweli, aho kugira ngo tube mu nzu y'Imana dukora nk'abahungu ba Eli, ahubwo tumere nka Samweli, dukorere Imana neza mu buryo bukwiriye. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, ibane namwe, ibakomereze mu buntu bwayo, kandi bahe kuba abakristo nyabakristo, twese hamwe tuzabane mu bwami bwo mu ijuru. Imana ibidushoboze twese mu izina rya Yesu.